Abantu twese dukenera kubaho, inyamaswa nazo zikenera kubaho, ibimera n'ibihingwa dufite buri munsi bikenera kubaho, gusa twese dushobora gupfa, inyamaswa zigapfa, ibimera bikavaho, bimwe bibayeho kugira ngo biveho hari uruhare tubigiramo tukabyangiriza. Ngiye kureba uburyo ki inyamaswa zitandukanye zishobora kubaho, ariko se hakaba hariho na nyinshi zabuze tutazi zarigeze kubaho. Hari iziriho rero nanone zitewe dufite impungenge ko zishobora kuvaho isaha n'isaha. Muri zo twagarukaho nk'inzovu. Inzovu tugiye kureba uburyo zishobora kuba zizatsibangana ku ikarita y'isi, nyamaze zifite akamaro kagiye gatandukanye hano ku isi. Niza amatwi umve bigiye bitandukanye kuri JD wihe byose, JD bakunda cyane. Ubu ni Ubutare Media, uyu ni umuryango w'amateka. Reka ninjiremo bidatinze maze negura ibitabo birimo, tujye mu mateka tumenye byinshi ku nzovu. Ubundi inzovu ziba mu bisozi, ziba mu bihugu bifite imisozi miremire. Muri Afurika ziboneka mu bihugu bine twavugamo u Rwanda, Congo, Uganda ndetse no muri Kenya. Ibi ni ibihugu muri Afurika isi yose ishobora gutambagira ije kureba ko yabona inzovu. Inzovu inyamaswa igira ibiro byinshi kuko ikivuka ibifite ibiri 115. Bivuze ko umuntu ufite ibiri 115 rwose kugira ngo umubone aba ari igitangaza, aba ari ibintu birenze. Ibyo byose bigaragaza inzovu. Inzovu mu myaka 1130 zari nyinshi cyane ku isi. Singiye kugaruka ku mibare gusa zari myinshi. Mu 1975 inzovu ziza gutangira kwicwa, kwangizwa, nyuma y'uko rwose ibihugu nga Namibia ndetse na Afrika y'Epfo byahise bifata ibyemezo byo kuvuga ngo abantu bica inzovu babihagarike. Ku isi yose icyo cyemezo kirafatwa, gusa ntago byabaye igihe kinini kuko barongeye bashiraho uburyo bwo kuvuga ngo abafataga inzovu bakazica ntibazica, ariko baje bagurisha amahembe y'inzovu zapfuye. Wakwibaza uti inzovu yapfuye nihari nzima, amahembe yazo yabatandukaniye he? Uno munsi ushobora kuba ufite ahantu igishanga kirimo ingona cyangwa se ibikeri. Ibi bikeri igishanga gishobora kugira ibibazo byo kuvuga ngo ibikeri igishanga gikamye. Iyo gikamye bya bikeri birimo bishobora gupfa. Za nyamaswa niba ariho zari zigomba kuba ziherereye z'ibikeri, gusa ku isi ziba ziburiwe irengero. Ibyo byo byumve niko biri, ziba ziburiwe irengero. Ubu rero tugiye kureba inzovu zari nyinshi ku isi, zikaba zisigariye ku migabane ibiri, Aziya na Afrika. Muri Aziya zishobora kuboneka, hari igihugu bita Botswana, izi zibonekamo cyane. Hari n'igihugu bita Korea naho zibonekamo, ariko noneho igihugu cyo bita Bangkok, muri Bangkok zibonekamo cyane. Ahangaha muri Bangkok ushobora kuba wanabyukana mu gitondo urimo gutembera rwose ugahura n'inzovu, ugahura n'intare. N'ahantu bagira inyamaswa nyinshi, gusa mu muco wabo bakunze kuba bifitiye inzovu. Inzovu rero ni inyamaswa iteye ite? Inzovu ni inyamaswa nini cyane y'inyamabere, iba mu misozi nk'uko nabigarutseho. Inzovu ikagira umutonzi cyangwa se umugobora uyifasha guterura icyo ari cyo cyose. Akantu gatoya gashobora kuba kangana n'urubuto, igishyimbo n'urugero. Inzovu ikoresha rwa mutonzi kagaterura, ariko ni igitangaza ko n'ikintu kinini cyose gishoboka inzovu yagiteruza uriya mutonzi. Umutonzi ubwawo ufite ubushobozi bukomeye cyane kuko ntabwo ugira amagufa, ariko ufite imikaya n'imitsi bikomeye cyane, bihora byoroheye ariko bikomeye, bimeze nk'ibintu by'imitsinga bikomeye cyane, bituma ifite ubushobozi na capacity byo kuba yaterura icyo ari cyo cyose ku buryo buyoroheye. Iyo ni inzovu. Umutonzi kandi inzovu ntabwo igireba neza cyane, ireba nabi. Ati kubera iki? Inzovu mu mateka yayo yikiri kana gatoya ishobora kuyereka pome, ironje n'akandi kabuto runaka. Icyo kindi huye naco nguko umwana mu ishuri cyangwa se mu rugo ushobora kumubwira uti ni ikaramu, ni ikayi, n'urupapuro, ni inzu, ni intebe. Umwana agatangira akabyiga akabifata. Inzovu yo yikubise impumuro ku kintu runaka irayizingitira ku buryo itigera yibagirwa na gatoya ibijyanye n'iyo mpumuro, bikayijya mu mutwe nyine bikabihame. Ibi bifasha kugira ngo uko izabaho kose iminsi yose izamara izabe izi neza ko iki kintu cyageze kuyibaho. Ni ukuvuga uramutse uyihemukiye nyuma y'imyaka 30 igahura nawe
ihita ireba dosiye imwe mu madosiye iba ifite ibihumbi byinshi, maze yakuramo ya dosiye, iyo dosiye igahita imenya ibyo bayikoreye, yaba iyo kukugirira nabi ikakugirira nabi. Inzovu kumwe tugenda, abantu twese iyo turi kugenda tubona ritime imwe y'ibirenge, tukumva ko biri kuvuga kimwe. Gusa inzovu yo izi gutandukanya intambwe n'uyiteye n'uburyo yajemo. Inzovu ifite ubuhanga bwinshi cyane. Inzovu iyo zibona ziri hamwe ziba zikunze kuba ari ingore z'inzovu nizo zikunze kugendera hamwe, ndetse n'abana bazo. Abagabo bo bigabo bikunze kwijyana bikigenza. Ibi bigabo ni kimwe natwe, abagabo natwe ubwacu tugira amahame yo kwigenza. Gusa n'ikindi duhuriyeho, inzovu iyo zigiye zigera ahantu ku iriba z'abagabo nyine z'ibigabo, maze zikasangira amazi, maze zikiyuhagira zikoresha umutonzi, kimwe n'uko abagabo bagenda bagahurira mu kabari bagasangira bakishima bakaganira. Iyo inzovu z'ingore na bya byana byazo birimo kugenda, haba hari ikigore kinini gishinzwe kumenya ngo zigeze he, zivuye hehe. Aya ni amateka y'inzovu turimo kuvuga. Inzovu ubwazo zishobora kumenya igihugu ko gitewe, maze zigatangira zigahunga hakiri kare. Iyi nzovu iriho rwose nakubwiye ko ifata amashusho, imenya ahantu. Inzovu ishobora kuba iva muri Kongo ikagera wenda tuvuge mu Rwanda i Kigali. Igeze i Kigali iyi nzovu ikamara nk'imyaka 30, nta kabuza habaye ikibazo cyayisubiza muri Kongo. Ifite ubushobozi n'ubushongore bituma yerekeza ya nzira itayobya hamwe na gato, na za zindi nyine zabanaga nayo, niba hari izindi yabyaye ikazishira imbere igasubira ahandi yahoze. Ngubwo buhanga bw'inzovu. Inzovu se ni gute zishobora kuba zashira ku isi? Nibyo koko zenda gushira, kuko imibare tubwira yuko inzovu zari nyinshi cyane mu myaka y'1930. Ubu ngubu inzovu zisigaye ari nkeya cyane, kuko ku isi zisigaye ari 800,000. Kuvuga muri Afurika harimo 300,000, maze muri Aziya hakaba 500,000. Urumva ko nyuma y'imyaka nka 30 tuzi neza ko inzovu zigera ku 100,000 zipfa mu gihe kingana n'umwaka cyangwa imyaka 2. Bivuze ko nyuma y'imyaka nka 30 umwana uzavuka ashobora kuzabarirwa inzovu nk'inkuru, nk'ikibara nkuru, nk'inzozi mu mateka yakumva ko inzovu zitigeze kuhaba. Nibyo koko abenshi bazirebera ku mateleviziyo mu bihugu by'i Burayi, natwe bishobora kuzaba uko, kubera ko tugenda dutsemba amashamba, tugenda dukora byinshi byatuma zitabaho. Si nibyo gusa, inzovu ishobora kugenda ikabura burundu kubera ubukungu ifite. Ese zibura zite? Zifite amahembe adasanzwe. Aya mahembe umuntu yafite aba ari umugwizatungo, afite amafaranga menshi. Ku isi ibihugu bishobora kuba bicuruza cyangwa se ibicuruza ibijyanye n'ibituruka ku nzovu, aribyo amahembe, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abashinwa. Gusa Abashinwa bakaza ku isonga. Ibi ni ibihugu nta kabuza aho waba uherereye hose ku isi wahita wumva ko ibihugu birenze, n'ababirimo bararenze kubera ko hari ibihugu birenze. Ibi bikoreshwa hehe? Twibuke muri Bibiliya bita Salomo, nawe ubwe yaragaragaraga ko yari afite ubutunzi burenze budasanzwe. Uyu mu by'ubutunzi yari afitemo n'inzovu n'amahembe y'inzovu. Si ibyo gusa, inzovu zahereye kera ari kimwe mu bigize agaciro k'isi, ndetse kimwe mu bintu bigaragaza ubwiza. Amahembe y'inzovu nta kindi akoreshwa, nta kindi kiremereye n'imitako. Gusa uyafite agaragara neza, afite ubukungu budasanzwe. Aya ni amahembe y'inzovu. Ibindi akorwamo ni imirya ya piano. Iyi piano bacuranga uburyo bazamura amanote, iyi ngiyi ishobora nta kabuza nikorwamo amahembe. Amahembe kandi wayifitemo icyo bita calcium. Iyi calcium ni ifasha kugira ngo amenyo cyangwa se amagufwa yose abe yakomera. Iboneka mu menyo, ikaboneka n'ahandi hantu. Ibi ngibi nabyo nta kandi kamaro k'inzovu. Ubundi si inzovu kubera ikizishira zishize si ubundi twaba duhombye. Inzovu iri mu nyamaswa zirya ibyatsi byinshi, amatoni menshi. Iyo iri ibyatsi byinshi, iri mu nyamaswa zikunze kurya ibyatsi bishobora kuba byakwihishamo tsetse, isazi itera isasi yitwa tsetse. Iyi sazi ni mbi cyane, turayizi twese. Iramutse ikuyeho ibyo byatsi, iyi sazi yacika burundu. Ariko noneho isanzwe ibaho gutyo nyine, ziri kubaho zigacika kubera ubukungu n'imari. Abenshi bazicira kuzirya no gutwara amahembe, ari cyo kintu nyamukuru bazicira.
Inzovu ifite ubushobozi bwo kurya ibyatsi byinshi. Ibi byatsi irya bikunze kuvamo imbuto. Inzovu ziri mu nyamaswa zakwirakwije imbuto ahantu hagiye hatandukanye ku isi, kubera ko ibyo ziriye ibyatsi imbuto zitumye ziragenda zikongera zikamera kandi mu gihe gitoya. Uko zibayeho zirya byinshi niko n'ibyo zirya bimera vuba. Ni ukuvuga ngo inzovu aho ibaye ntabyo yagiramo ikibazo ngo yabuze ibyo kurya. Leta y'u Rwanda y'ubwayo yashyizeho ikigo gishinzwe kubungabunga ibintu byose byangirijwe n'inyamaswa. Ibi byabonetse nyuma y'uko amashamba akihari cyangwa se amaparike ashinzwe kuba yaba arimo inyamaswa nayo ubwayo adahagije kugira ngo abungabunge cyangwa se ashobore gukontorora kubona ibyo kurya by'inyamaswa maze zikahuka mu myaka y'abaturage zikagira ibyo zirya. Gusa biterwa nanone n'abantu bagenda mu mashamba bagabanya inyamaswa aho zakagombye kuba ziri zikava mu gitereko. Twabibonye neza ko inzovu ifite ubwenge bwinshi, ahubwo se ibikomora he? Inzovu ifite ubwonko bupima ibiro bigera kuri 4 na 6, ariko umuntu we apima ubwonko bupima ikiro kimwe, afite ubwonko bupima ikiro kimwe n'amagarama 100. Ubu bwonko birumvikana ko inzovu ikubye kabiri umuntu. Ubwonko bw'inzovu bukubye kabiri ubw'umuntu, bivuze neza ko inzovu ifite ubwenge bwinshi. Ubu bwonko rero bugeranwa cyangwa se bugabanwa mwa bino biro kubera iki? Iyi nyamaswa ari nini ikagira ubwonko bufite ibiro bikeya, nta kabuza ibigomba kuzaba aho ari inyamaswa y'inswa. Ariko iya nyamaswa ari nini ikagira ibiro byinshi nk'ibi by'inzovu, bigomba kuzagira ubwenge budasanzwe. Hari imbwa, hari n'izindi nyamaswa nk'imbeba zikoresha amazuru kugira ngo zumve ikintu kiziri kure. Gusa bavuga ko inzovu irarenze, inzovu ntijya yibagirwa, inzovu ibayeho gutyo. Twese twabibonye, twumvise akamaro k'inzovu, twumvise ko ishobora gukwirakwiza imbuto nyinshi, twumvise ko ivamo iyo mirya, ariyo mpamvu abantu bayica, ivamo imitako. Ariko se none ibi byatuma twica tukavanaho inyamaswa? Inyamaswa se zigize umutima wo kuduhiga natwe zikajya zitumara zikagira ubwo bushobozi, byagenda bite? Dukwiye kubangamira ibindi biremwa se? Reka zibeho natwe tubeho. Wifurije gukomeza guhigwa n'ubuzima bwawe. Imana n'umugisha n'amahirwe bibane nawe. Ubu Butare Media, umuryango w'amateka. Ni MC JD. Hasta la vista. Ciao. Ciao.